uduhaye uyu mwanya izina ryayo rihimbazwe. Nk'uko bisanzwe tugiye gutangiza isengesho, nyuma dukomeze twige ijambo ry'Imana, niho turi bumenye n'icyigisho turi bwige, kandi umugambi wacyo ni ukugira ngo kitugeze ku gakiza. Reka dupfukame dusenge Imana. Turagushimye Yesu, tugushimiye uburyo utwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Amagambo tugiye kwiga bari ubasha kuyasobanura, abashe gukura abantu mu kibi atugeze mu gukiranuka, nibyo dusabye kandi twizeye yuko utwumva mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo gusa n'Imana mu minsi iheruka. Ayo niyo magambo turi bwigane, gusa n'Imana mu minsi iheruka. Tugiye gukoresha igitabo cy'Itangiriro. Abantu bashobora kuvuga ati se mu Itangiriro n'iby'iminsi iheruka birahura? Yego birahura, kuko umugabo w'umunyabwenge witwaga Salomo niwe wavuze ati ibyariho nibyo bizongera kubaho, ngo nta cyadutse munsi y'ijuru. Ubwo rero ibintu tugiye kwiga mu Itangiriro tugomba kubibona mu minsi iheruka, niyo mpamvu tugiye kwiga gusa n'Imana ariko mu minsi iheruka. Mureke dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Haranditse hati: Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Aho tubonye yuko Imana irema yaremye umuntu, ariko hari ibintu tubonye nuko uwo muntu yari afite ishusho y'Imana kandi asa nayo. Iri somo turi buri kibandeho uburyo Imana yaremyemo umuntu, ni ahantu tugomba kuganira kandi tugasobanukirwa. Turi kubona yuko Imana yagezeho ubwayo iravuga ngo tureme. Umuntu yakwibaza, ni bande bavuze ngo tureme? Ni Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Nibo ubwabo bicaye maze baraganira, baravuga ati rero ubu ikigezweho ni ukurema umuntu. Abamarayika bari bararemwe, ariko umuntu ataraboneka. Niho hahise haboneka inama, baraganira baravuga ati none ubu ikintu kigomba kubaho ni ukurema umuntu. Umuntu yakwibaza ko ibisi yari imaze kuboneka n'abamarayika bahari, kubera iki umuntu yatekerejweho? Umugabo Salomo we yarabyanditse mu gitabo cy'Imigani, aho yavugaga ibyabwenge, uburyo yahuguye. Mu gitabo cy'Imigani igice cya mbere batubwira uburyo ngo ubwenge yahuguye, noneho mu cya 8 bakatubwira ngo yongera guhugura. Rero mw'icyo gitabo cy'Imigani 8 bararikiye kuzagisoma, ni igice cyiza. Ku murongo wa 31 niho batubwira ngo nkishimira mu isi yayo yaremeweho guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari kubana n'abantu. Murukumva yuko ibinezeza byabwenge, uyu bwenge ni Yesu. Niyo mpamvu nimusoma nko mu gice cya 8 muzajya mukomeza kumva ngo mwanjijimwe mu nsange mujijuke. Impamvu byanditswe kuriya no kugira injiji bwo mu by'agakiza n'abantu badafite iby'agakiza. Iyo umuntu afite ibyaha, Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Igihe rero mu mutima w'umuntu hakirimo ibyaha, burya bene uwo muntu abarinjije. Ariko mu gakiza umuntu ashobora kuba umuhanga mu by'isi, akubaka agatunganirwa, ariko igihe agifite ibyaha bitihanwe, burya mu by'agakiza abarinjije. Niyo mpamvu rero uyu mugabo ubwenge uvugwa mu gitabo cy'Imigani ko yakomeje kuvuga ati ngo ahagaze ku mpinga z'imisozi, ku murongo wa 2, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro, ashyira ejuru mu bikingi by'amarembo ati yemwe bagabo nimwe mpamagara n'abana b'abantu, nibijwi ryanjye ribwira, yemwe mwanjije mwe nimujijuke, namwe mwabapfumwe mugire umutima usobanukiwe. Urukumva yuko yaba aba izinjiji, yaba ngo n'abapfu, bwenge ashaka kugira ngo babe bazima. Uyu rero ni Yesu Kristo uvugwa mu gitabo cy'Imigani igice cya 8. Ariko hari isomo tubonye ngo umunezero wa bwenge ngo byari kubana n'abantu. Niyo mpamvu rero nubwo isi yari ihari n'indi mibumbe byose, ntabwo yumvaga anyuzwe hatari haboneka umuntu. Niyo mpamvu rero bagezeho Imana iricara, Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, baravuga ati ubu ikigezweho ni ukurema umuntu. Noneho batangira kuvuga ati se ko tugiye kumurema arabameze ate? Iryo somo niko tubibona. Iri jambo rivuga ngo tureme,
biri guhita bigaragara yuko burya ni Imana mu butatu buziranenge nibo bagezeho baravuga ngo tureme. Iri jambo tureme ubwo biri kumvikana yuko ari mu bwinshi, ryongera kuboneka no mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, niho ayo magambo muzongera kuyabona. Turi kwiga ngo gusa n'Imana mu minsi iheruka. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11 nako twongera kubona bene ibyo bintu. Niho tubona uburyo Imana ngo inyuranya indimi z'abantu. Ku murongo kamere nko ku murongo wa 4 ngo baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu ngo n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Aba bari abantu b'Ibabeli, nibo bagezeho baravuga ati reka twiremere inzu, noneho uyu mudugudu nguzagere ku ijuru. Uwo ni wari umugambi w'abantu b'Ibabeli. Ku murongo wa 5 Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba ni ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tubahindure ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Mwumve iri jambo ngo reka tumanuke, ayo niyo magambo nashakaga. Uko biri kumvikana ni Imana Data wa twese n'Imana n'Umwuka Wera. Nkuko Imana irema umuntu, turema umuntu, aha ho bongeye baravuga ati mureke tumanuke, bitewe nuko abantu b'Ibabeli bari barazamuje umudugudu, ariko ni umudugudu w'igomero. Bashaka kugera ku Mana, bashatse kugera ku Mana badafite imico y'Imana. Iyi miterere ni nayo miterere ya Satani. Yaravuze ati ngo nzazamura intebe yanjye ireshye n'iy'Imana, ariko ashaka kuzamura intebe y'Imana atagize imico y'Imana. Uwo rero ni umugambi w'abantu benshi usanga bari mu by'agakiza. Abenshi usanga bashaka kumenyekana mu by'Imana, ugasanga abantu benshi bashaka kugira ngo abantu bajye babakomera amashyi yuko ari abantu b'Imana ariko badafite imico y'Imana. Niyo mpamvu rero iyi Babeli bazamuye umudugudu bashaka kuwugeza ku Mana, ariko ari ibyigomeke. None nshuti weho uduteze amatwi, weho ibyawe byaba bimeze bite? Birashoboka yuko nawe waba ushaka kugira ngo abantu bagushime yuko wagize iterambere, abantu bakakwita umukirisitu, ariko hirya ukiri muri zanjiji twabonye mu migani 8 babandi batari bajijuka. Rero niyo mpamvu ubwenge ari guhamagara abantu ngo babashe kuboneka. Twaje kubona ngo umunezero wari ukubana n'abantu. Iryo somo turaza tugende turiganira. Rero ibi bintu byabaye turi kwiga ngo gusa n'Imana mu minsi iheruka. Imana ikeneye kubona abantu basa nayo, kandi ibi bintu byabaye mu gihe cya Nimurodi, kuko uyu mugabo wubatse uyu mudugudu yitwaga Nimurodi nkuko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 10. Niho handitse hati kandi Kushi yabyaye Nimurodi atangira kuba umunyamaboko mu isi. Umurongo wa 9 yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Ubwo biri kumvikana Nimurodi niwo banshije kuba umuyobozi w'uyu mudugudu witwa Babeli. Abantu bose baramukurikira. Nimurodi yubaka umudugudu ariko ari uw'igomero, abantu bose bakamubona nk'umuntu ukomeye cyane. Byaje kurangira Imana ivuze ati mureke tumanuke, noneho turebe ibi by'abantu. Birangira Imana irimbuye uwo mudugudu w'igomero bari babashije kubaka bashaka kugira ngo uzareshye n'Imana. Uyu rero ni umugambi wa Satani, kandi ibi bintu byabaye turi kwiga ngo gusa n'Imana mu minsi iheruka. Twongera kubibona mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17. Na n'isaha hagomba kongera kuboneka Nimurodi, ariko atari mu Nimurodi nka Nimurodi, ariko n'undi nawe, kandi nawe ugomba gushaka uburyo yubaka Babeli. Kuko iyi Babeli nkuko tubibona mu gice cya 11 umurongo wa 1 niho handitse hati isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Abantu bageze ko bagira ururimi rumwe n'amagambo amwe, ariko amagambo amwe mu kurwanya Imana. Bagezeho bose bakuriza ibintu neza bimwe. Ubu rero isi yose iri kugenda yiyungikanya hamwe. Nimurodi niwe uyoboye abatware n'abahenge hose, bose bashyirira ahantu hamwe, bose bumva ibintu kimwe yuko bose bagomba kurwanya Imana. Mbega ibintu bitangaje. Mureke twumve ese aya mateka agomba kongera kwisubira kugira ngo tuze kubona gusa n'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17. Mu mbabarire dutege amatwi ibi bintu tubisobanukirwe. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe havuga ibya marayika ukomeye uhetswe n'inyamaswa. None mu gice cya 18 havuga ibyirimbuka rya Babuloni. Mureke wenda mpere nko ku murongo wa 5 ngo kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Nkuko uriya mudugudu
wazamutse ukagera mu ijuru. Na hano bari kutubwira ngo ibyaha byawe byaragiye birazamuka ngo bigera ku ijuru. Mureke mbabwire aho ibintu bigeze, keretse hari n'utafite amaso, ariko noneho ibintu biri kuba noneho bikanashyigikirwa n'abantu basenga. Abantu bose bari kwifata bakavuga ati se none ibi bintu ni ibiki? Uzi kubona abantu basigaye bemeza ubutinganyi kandi bakagenda mu nsengero. Aho ibintu bigeze nshuti zanjye, hano bari kutubwira ngo ibyaha byararundanijwe ngo bigera mu ijuru. Mwumve rero ibi bintu uburyo bitangaje. Hano baranditse bati ngo kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawe, mwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi mubusangirizeho kabiri ibikwiriye ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mufunguriremo kabiri, nkuko wihimbazaga ukidamarira ukishima ibyishimo bibi, muba ariko muguha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti nicara ndi umugabekazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwikira ukongoke, kuko umwami Imana iwuciriyeho iteka ari iy'inyambaraga. Kandi abami bo mu isi basambanaga nabo bakadabagirana nabo, bazawuririra bawuborogere ubwo bazabona umwotsi wo gutwikwa kwabo. Reka mbengarukiye hano batubwiye yuko ngo abami bo mu isi bose bazaga bagasambana na Babuloni, nkuko babera bwa mbere abari bari kw'icyo gihe bose bakurikiraga na Nimurodi. Hano bari kutubwira ngo abami bo mu isi bose baraza bagahura n'uwo mudugudu. Uyu mudugudu witwa Babuloni ubu, nkuko awenda muzanabibona cyane cyane nko muri Bibiliya ntagatifu, bahise bavuga ngo ni Roma. Mbega ibintu bitangaje, mureke mbabwiye na n'iyi saha abami bose bo mu isi bari kuza bagahura nawe. Niyo mpamvu rero ibintu byabaye mu itangiriro 11 Imana iri kuvuga ati mureke tumanuke. Na n'ubu hano bari kuvuga bati ngo ibyaha byongeye kurundana, na n'iyi saha hagiye kongera kubaho ibintu bikomeye. Ariko reka dushime Imana yuko mu itangiriro isomo twabonye ho batubwiye ngo tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Iryo somo ndi kugira ngo tubirirebe gusa n'Imana mu minsi iheruka, aho uri kubona abantu bose bagize imyumvire yo kurwanya Imana, abantu bose bakaba badashaka guhuza n'Imana. Imana nayo iri gushaka abantu none ko basa nayo. Reka turebe uko kugira ishusho y'Imana Imana ishaka nukuhe n'iyi minsi iheruka. Reka tubisome mu gitabo cy'itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 7. Haranditse hati: Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, umuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Niba mwumvishije iri somo, umuntu agizwe n'ibice bibiri. Hari umukungugu wo hasi, hakaboneka n'umwuka utanga ubugingo. Ibyo nibyo byaje mu muntu ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ni imikabane ibiri igize umuntu. Hari umukungugu wo hasi, hari n'umwuka udaturuka mu muntu aho guturuka mu Mana. Nibyo byinjiye mu muntu maze ahinduka ubugingo buzima. Ibyo bintu rero turi gusoma, buri muntu wese akeneye kureba niba uyu mugabane ayifite. Hari umugabane w'ubutaka. Uyu mugabane w'ubutaka abantu bose barabifite, ariko si n'abantu gusa, n'inyamaswa nazo zirawugira. Reka wenda tunabiganireho. Salomo mwumva uburyo we yabivuze, umuntu w'Imana Salomo nawe mba numva amfasha. Salomo yaje kwandika amagambo mu gitabo cye cyitwa Umubwiriza, uburyo yabashije kwandika amagambo meza cyane. Yaje kwerekana yuko n'inyamaswa nazo burya nazo zakuwe mu mukungugu, kandi nkuko mu gitabo cy'Umubwiriza igice ni cya 3 duhereye ku murongo wa 19 haranditse ati: kuko ikiba ku bantu aricyo kiba no ku nyamaswa, ikibibaho ni kimwe, nkuko bapfa niko zipfa, nukuri byose bihumeka kumwe, umuntu ntacyo arusha inyamaswa, kuko byose ari ubusa. Mwumve aya magambo Salomo yabashije kwandika. Hano ari kutubwira ngo uko umuntu abayeho ni nako n'inyamaswa zibayeho, ngo ko umuntu ahumeka ni nako n'inyamaswa zihumeka, ngo uko umuntu apfa ngo ni nako n'inyamaswa ngo nazo niko zipfa. Iki rero umuntu yakwibaza, ni irihe tandukaniro riri hagati y'umuntu n'inyamaswa? Uretse gusa ko nitwiga neza mu gitabo cy'itangiriro igice cya 8 niko mubona igihe inyamaswa zinjiraga mu nkuge, muzabona yuko abantu bo baze kuzinjiramo. Muri make mu gihe cyo kwa Nowa, inyamaswa zari zifite gutekereza kwarenza guka umuntu.
umuntu yari yarageze harasigingira. Ikindi, umuhanuzi witwa Balamu, iby'Imana byagezeho bimushiramo, maze inyamaswa isigara imurusha kureba Imana, kuko marayika w'Uwiteka Balamu we ntabwo yabashije kubibona. Inyamaswa yo yarebaga ibyo Balamu atabona, bitewe n'uburyo ubuntu bw'Imana bwari bwaragezeho bumushiramo, yagezeho none ahinduka hanyuma y'inyamaswa. Nshuti yanjye, niba weho ugifite ubunyantege nke, utari gusanga imbere y'Imana, ugasanga neza ibyaha biri kugukubita, uri kugira ngo ahubwo wowe nturi hanyuma y'inyamaswa. Ibintu tujya tubitekereza. Hari indirimbo tugira, iyo ndirimbo yaramfashije, niko wenda reka tuyirebe. Iyo ndirimbo ni umuhanzi wabashije kuyandika, arandika ati ngo uhoraho iyo nitegereje ibitangaza by'ibyo wakoze, ngo ari izuba, ukwezi n'inyenyeri n'ibindi bintu byose waremye. Akomeza ari kuvuga ati ngo iyo numva inyoni ziririmba mu biti byiza yaturemeye, urusobe rw'amajwi yazo meza n'urw'amasumo biranezeza. Uyu muhanzi abivuga we yakomezaga kwerekana yuko ibi bintu bigaragara, yaba izuba, yaba ukwezi, yaba n'inyoni, byose biracyari kuri gahunda Imana yabishyiriyeho. None umuntu yakwibaza ko inyoni zo zizinduka zigashima Imana, we kuzinduka ushima Imana. Niyo mpamvu turi kubona igihe cyarageze ahubwo ukabona abantu bo bageze munsi y'inyamaswa. Ariko Salomo we yandika yatubwiye yuko uko inyamaswa zibayeho ni nako n'umuntu abayeho. None ni irihe tandukaniro riri buboneke hagati y'inyamaswa n'umuntu? Niryo twabonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, ko twabonye yuko umuntu yaremwe afite imigabane ibiri. Hari umuntu wo mu bukungugu, ariko hari n'umwuka utanga ubugingo winjiye mu muntu. Imana y'amahoro ibane nawe, kugira ngo uyu mwuka utanga ubugingo nawe Uwiteka abashe kuwuguha. Namara kuwuguha niho uri buhinduka umuntu muzima. Birashoboka yuko waba warabaye igihe kinini ariko ufite umugabane umwe. Ushobora kuba ufite umugabane umwe wonyine w'umukungugu. Icyo ni ikintu turi buze kubona. Kandi uyu mugabane w'umukungugu, kuko mu Itangiriro igice cya 3 tubona yuko inzoka ngo yagendagendaga hejuru y'umukungugu. Ibyo byerekana yuko abantu badafite umwuka w'Uwiteka basigara burya ari ibyo kurya bya Satani. Kuko iyo nzoka mu Byahishuwe 12 umurongo wa 9 ngo iyo nzoka ni Satani. Rero abantu benshi ubu basigaye Satani ari wo muyobozi wabo. Ni bande atabereye umuyobozi? N'abantu bafite umwuka w'ubugingo. Iki ni ikintu gikomeye, atari uyu mwuka nka oxygene kuko n'inyamaswa zirawuhumeka, ahubwo ni umwuka wera. Icyo ayo ni amabanga inyamaswa zitazi, ahubwo ni amabanga abantu b'Imana bazi. None weho uyu mwuka ufite, none ukava mu ruhande rw'inyamaswa ukinjira mu mugabane w'abantu, umwuka wera. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu uyu mugabane witwa umwuka w'ubugingo. Uyu mwuka w'ubugingo wari mu Mana, maze Imana iziwuha umuntu, maze umuntu ahinduka ubugingo buzima. Icyitonderwa, uyu mwuka w'ubugingo Imana itari yawuha umuntu. Adamu akirambaraye hasi, Adamu yari afite amaso, Adamu yari afite amatwi, Adamu yari afite ibirenge. Uwamureberaga kure washoboraga kugira ngo ni muzima, ariko ntabwo yari muzima kuko umwuka w'Uwiteka yabaga atari yahagera. Icyo mvuze ni iki? Birashoboka yuko nawe waba ugenda ufite ibirenge pe, ariko ugasanga imbere yo mu ijuru bari babona yuko utari wagenda na rimwe. Niyo mpamvu batubwira ngo hahirwe ibirenge by'ujyanye inkuru nziza ku musozi. Niba abandi bafite umwuka w'ubugingo, aho bajya hose ni Yesu bayobora. Icyo rero nicyo kintu turebye. Umuntu ashobora kuba afite amaboko ariko atabasha gukora gahunda z'Imana, ariko wamureba akagira ni muzima. Ariko ikibabaje ni uko umuntu ataba afite burya umwuka w'ubugingo. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 hari abo Yesu yaje kubwira amagambo atangaje. Ngira ngo utekerezeho, reka tuyasome kugira ngo twumve gusa n'Imana mu minsi iheruka. Mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo waho wa mbere haranditse hati, wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo, inzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukabura intumbi. Numva ayo magambo, ni abantu bagaragara nk'aho ariho ariko ni intumbi. Muri make nubwo bagaragara yuko bariho, hari umugabane badafite witwa umwuka w'ubugingo. Uyu rero ni umugabane munini abantu benshi bariho ariko batawugira. Usanga asenga ariko nawe akagaragara nk'aho ariho ariko ari intumbi, umwuka w'Uwiteka atarahagera. None inshuti yanjye ibyawe bimeze bite? Niyo mpamvu Adamu akimara kuremwa, skelete ikimara kuboneka, ntabwo byarangiriye aho, ahubwo Imana yaje kumuhumekeramo undi mugabane
umugabane udaturutse mu butaka ahubwo uturutse mu Mana. Niko Imana yamurebye maze kumubona ibona yuko noneho bibaye byiza, uwari umuntu wapfuye ahinduka umuntu muzima. Imana ibibonye iravuga ati ibi byo ni bizima. None kugeza isaha nshuti yanjye, uyu mugabane waba warinjiye mu mibereho yawe? Reka dusome mu gitabo cya Ezekiel igice cya 37 kugira ngo ibi bintu bibashe kuba mu muntu. Ni ikintu kigari. Muri Ezekiel igice cya 37 Ezekiel yaje kubona ibintu bitangaje, ariko kugira ngo nawe abibone byabanje ko ajya mu mwuka. Niko inyandiko itubwira. Reka tuhasome Ezekiel igice cya 37. Haranditse hati, amagambo yantangaje muyumve, ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ngo ansohora ndi mu mwuka, aramanukana angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa. Kugira ibi bintu Ezekiel abibone ngo byamusabye ko ajya mu mwuka. Umuntu yakwibaza ko umwuka ujya mu muntu, Ezekiel yawugiye amate. Ibi nacyo ni ikintu gikomeye. Ariko hari indirimbo tugira ngo gihe kiza cyo gusenga kintarura mu magarara, ngo nikire aho data ari. Urukumva gusenga gutuma umuntu ava hari ahubwo bikamuzamura bikamujyana aho data ari. Niyo mpamvu igitabo cyitwa Kugana Yesu cyo kivuga yuko ngo amasengesho ntabwo atumanurira Imana, ngo ahubwo aratuzamura. Umugambi w'Imana ntabwo ari kugira ngo yimanukize ku isi, ahubwo no kugira ngo yituzamure dukure mu isi tugeze hejuru. Kuko inzira y'ubugingo irazamuka nk'uko tubibona muri Zaburi, ngo ikura umuntu mu rupfu ikamuzamura ikamugeza mu bugingo. Icyo rero niyo mpamvu turi kumva kugira Ezekiel ibi binabibone, ngo byamusabye gukora urugendo rurerure. Ava mu bantu arazamuka ngo ajya mu mwuka. Amaze kugira aho hantu hitwa mu mwuka, ubwo muri make ni imibereho yari imaze kuba mizima. Agiye kureba abona ibintu bitatangaje. Yabona ibyo abantu batabona, yumva ibyo abantu batumva, maze asigara byamutangaje. Muri ibyo yaje kubona nuko yabashije kubona Abisirayeli bameze nk'amagufa yumye. Iki kintu kirakomeye, ubyumve neza. Wewe birashoboka ko uko ureba ibintu rimwe na rimwe wabona pastor wawe ukabona awenda ari umuntu w'Imana kandi akora ibyaha. Nuko nyine burya ureba nkawe, ariko nuzamuka ushobora kuzasigara ureba ibintu abantu batareba. Urugero kugira ibi bintu byumve, Yesu ari yinjiye mu rusengero, babayoboza abantu batangara bavuga ati muri abantu b'Imana, babandi basengeraga abantu abita abana ba Satani. Umuntu yakwibaza yarebaga ibyo abantu batareba. Muri make yari ari mu mwanya muzima utari mu bantu. Rero reka twumve Ezekiel akimara kujya mu mwuka yabashije kureba ibintu bikomeye. Reka tuhasome. Haranditse hati, arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze yabwira ati, yemwe mwa magufwa mwe yumye, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko Umwami w'Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiraho umwuka ngo mubeho, ngiye kubateramo imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risangira irindi ryayo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Niba muri kumva ibyo Ezekiel yabashije guhanura, maze amaze guhanura amagufwa araterana, amaze guterana ngo n'uruhu rugeraho narwo urukuvura cyangwa se rutwikira amagufa. Rumaze kuyatwikira hari ikintu tubonye ngo nta mwuka wari uhari. Reka twumve uburyo yongeye guhanura. Ngo maze arambwira ati, hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yategetse, maze umwuka uyinjiramo. Nuko ibaho igaragara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Reka dushime Imana yuko ayo magufa yari yarumye byagezeho umubiri uraza. Umaze kuboneka, Ezekiel yongera guhanura, maze noneho umwuka uturuka mu ijuru maze uyinjiramo. Ukimara kwinjiramo ngo noneho biremamo inteko. Muri make basigaye bambaye imyambaro ya gisirikare tubona mu gitabo cy'Abefesi igice cya 6 ibijyanye no kwambara intwaro. Basigaye noneho bagiye ku rugamba, ariko bajya ku rugamba ariko umwuka w'Uwiteka yinjiyemo. None inshuti zanjye, mwebwe munteze amatwi, ese wewe uyu mwuka w'Uwiteka yabaye yarinjiye muri weho? Buri muntu wese arushaho kubitekereza kugira ngo asabe iki kintu. Rero ijuru ribane natwe
nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 twabonye yuko umuntu yaragizwe n'imigabane 2. Hari umuntu wo mu mukungugu, ariko harimo n'iki kintu cyitwa umwuka utanga ubugingo. Uyu mwuka utanga ubugingo Imana yawuhaye Adamu ngo abona guhinduka ubugingo buzima, abona guhinduka ubugingo buzima. Reka buri muntu wese asenge we ubwe kugira ngo ibi bintu bize bibibye. Uko muzasoma igitabo cya Bibiliya muzabona yuko n'intumwa za Yesu zabanye na Yesu ariko ari iz'umubiri gusa, byazisabye kubana na Yesu imyaka 3 n'igice, nyuma bajya mu cyumba cyo hejuru. Igihe bazamukaga mu cyumba cyo hejuru bafashe iminsi 10, niho byaje kurangira bari intumbi mu by'agakiza, bahindutse abantu bazima. Mbega umunezero bageze, none batangira kuvuga ibintu bitasanzwe bimenyerewe. Igihe bavugaga ubutumwa, bamwe batangiye kuvuga ati ibi bintu ntibisanzwe, bamwe bita abasinzi, ariko n'abandi nabo bari bahindutse abantu bazima mu by'agakiza. Ijuru rikomeze ribane natwe kugira ngo iyi shusho y'Imana ibashe kuboneka mu mibereho yacu. Icyo rero nicyo kintu twabonye, uburyo Adamu yaremwe ari muzima by'ukuri, ngo yari afite ishusho y'Imana. Iyi shusho y'Imana muri make ni ibintu byari biturutse mu Mana bije muri Adamu, byatumaga kuza n'Imana, we n'umwuka w'Uwiteka Imana yari imushyizemo. Ikindi cya kabiri Adamu yaremanwe nuko atubwiye ngo yasaga n'Imana. Mwumve ibi bintu, kandi ibi bintu ntabwo byarangiriye kuri Adamu, natwe bigomba kutubaho. Gusa n'Imana kugaragara, umuntu yakwibaza Imana isite. Nimwiga neza mu gitabo cya Yesaya igice cya 6 muzabona yuko Uwiteka yera. Uko niko ho handitse mu icyo gitabo cya Yesaya. None mu gitabo cya Yakobo ho bakatubwira yuko ngo Uwiteka ntabwo abasha gukora icyaha, ngo urishobora byose ntiyabasha gucumura. Uko rero ni nako burya Adamu nawe yararemwe afite ishusho y'Imana, ngo kandi asa nayo. Kuvuga ngo asa nayo nuko nta kibi cyabashaga kumwegera muri we. Icyo yarebaga cyose cyari imbonera, nkuko tubisoma mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Reka dusome ayo magambo twumve uburyo uwo mwanditsi yanditse. Uwo mwanditsi witwa Ellen White yaranditse ati ngo mbere umuntu akiremwa yari yarahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yaragamije byareraga. Mwumve ayo magambo, ibyo yatekerezaga byose byari imbonera, ngo n'ibyo yagambiriraga byose umva ngo byareraga. Uko niko Adamu yari ameze, yaba mu gihagararo cy'inyuma yaba n'imbere, hose byari mahwi. Uko rero nuko umuntu yabashije kuremwa, kandi ibyo bintu nkuko turi kubibona mu gitabo cy'Itangiriro ntibyarangiranye na Adamu, kuko na n'igisaha bigomba kongera kubaho. Umuntu yakwibaza ubuho bizabaho bite ko umuntu yacumuye. Banditse amagambo nakunze cyane, amagambo ari mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto igice cya 5. Mwumve tugomba kumenya yuko imbaraga yo kurema ihwanye neza n'imbaraga yo gucungurwa. Ibintu tubyumve, kuremwa bihwanye no gucungura, kuko icyo Adamu yabashije gutakaza nicyo kintu Yesu yabashije kuzana kugira kibashe kuba icyacu. Niyo mpamvu igihe ibintu bikunanira, uburyo ujye ubasha kubanza wibaze ese waba ufite Yesu, kuko aho Yesu ari agomba kuzamura umuntu akongera akamugarura ku rugero ubuzima nk'urwo Imana yaremyemo umuntu. Ni ukugira ngo imureme agire ishusho yayo kandi ase nayo. Icyo rero ni nacyo kintu Yesu cyamuzanye mu gucungurwa. Mureke tubisome mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto, buri muntu wese arushaho kubisobanukirwa. N'urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, amagambo meza cyane, igice cya 5 umurongo wa 17, ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Ngo byose biba bihindutse bishya iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Umuntu wawe ndasigara ari kwibaza kujya muri Kristo umuntu byakorwa mu yihe nzira. Yesu abasha kubikora. Imana niyo yonyine ibasha gutanga ubukene mu mutima w'umuntu, maze ikazana ibyifuzo ikamwereka uburyo yahenebereye, uburyo ari umuntu w'umubiri gusa, maze Uwiteka akabasha kumuha ibindi bintu nawe ubwe adafite. Rero ibyo byose ubu Adamu aremwa ntabwo yigeze abisaba, ariko ku muntu Imana izamuramo icyifuzo maze ikamuha iyo mibereho mishya nk'uko twabibonye. Imana yaremye Adamu afite ishusho y'Imana, ni umwuka w'Uwiteka. Gusa nayo nuko muri Adamu nta gicumuro cyari kirimo. Nshuti yanjye, dukomeze tubitekereze. Dusome aya magambo ari mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto. Niko banditse, reka mbere 48, nkuko uw'ubutaka ari niko nabo ubutaka abandi bari, kandi nkuko uw'ijuru ari nako n'abandi b'ijuru bari. Hano bari kutubwira yuko ari imigabane 2, hari ab'ubutaka hakaboneka n'ab'ijuru. Ab'ubutaka ni abatekereza iby'isi gusa, ariko ab'ijuru ni abandi bahumekewe n'umwuka w'ubugingo.
muzasoma mu gitabo cyitwa umutima w'umuntu, nicyo berekana uburyo igikeri gikunda ubutaka. Igikeri gishushanya abantu bakunda iby'isi, abo usanga iteka batekereza iby'isi. Ariko hari n'abandi b'ijuru baba barahumekewe umwuka w'ubugingo. Abo rero ntabwo Imana ibahumekeramo gusa, ahubwo inabaha n'imico yayo bagasigara basa nayo. Rero bari kutubwira ngo ni nako n'abandi b'ijuru bose bari. Niyo mpamvu muzasoma aho Yesu yavuze ati ngo niyo mpamvu ngo mbita bene data. Burya na Yesu nawe atwita mwene se bitewe n'uko duhuza nawe kamere ye. Hano haranditse ku murongo wa 49, kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uwijuru. Uko umuntu yambaye ishusho y'ubutaka ni nako yongera akambara n'ishusho y'uwijuru. Hano haranditse ku murongo wa 50, nuko bene data icyo mvuga ni iki, nuko bafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuraga ibitabora. Niba uri kubona muri weho wiyambariye ishusho y'ubutaka gusa, ukabona uyu mwuka w'ubugingo utari wagera mu mibereho yawe, inyandiko isiguca intege ikubwire yuko utabasha kuragwa ibitabora. Muri make ibyo ni ibintu bitakunda. None nshuti yanjye ibyawe bimeze bite? Turi kureba gusa n'Imana mu minsi iheruka. Ubu Imana ibi bintu byabaye mu itangiriro igice cya mbere. Imana iri gushaka kugira ibiguhire niba ushaka kuzabana nayo mu bugingo buhoraho. Reka twumve ese iyi nyandiko iri kuvuga ngo abo ubutaka ntibabasha kuragwa ibitabora. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu baranditse, umwanditsi yaranditse ati ngo umunyabyaha ntiyabasha kunezerwa imbere y'Imana, yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Mwumve ibi bintu ngo yakwiheza mu iteraniro ry'abera. Kubera iki? We ni umunyabyaha n'ubutaka. Naho ab'ijuru bo bifitiye umwuka w'ubugingo basa n'Imana. Ngo aramutse agiye mu ijuru ngo yakwiheza, yabona badasa. Hano barandika bati nubwo yakundirwa kugera mu ijuru ntiyahasanga ibimunezeza. Nubwo yakundirwa kuhajya ngo ntiyahasanga ibimunezeza. Abandi mbese baba bavuga ururimi nawe ubwo atumva. Nshuti yanjye, ururimi wowe kurwumva iyi saha, ururimi rwitwa gukiranuka, uri kubasha kurwumva? Hano bakomeje bandika ngo urukundo rutikanyiza ngo rukaba rwamujijisha ibyo atekereza n'ibyo yifuza n'ibyo agambirira, byanyurana n'iby'abaziranenge bawo. Ijwi rye ryasobana n'abari mu ijuru. Kuba mu ijuru byamubabaza kuko yabura uko yihisha Imana, kandi ibera abakiranutse umucyo n'umunezero. Ngo kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane, ahubwo abanyabyaha nibo bibuza kuko batabasha gushyikirana n'ababo. Ubwiza bw'Imana bwabibera umuriro ukongora. Bakwifuza kurimburwa kugira ngo batarebana n'uwabapfiriye kubacungura. Ngo bakwiheza ngo si itegeko ry'akarengane. Nshuti yanjye wowe uneze amatwi, niba ubona iby'agakiza ubona muri wewe ku bwawe hari ikibazo, burya ntabwo ari ikibazo cy'Imana, ahubwo ni wewe ku bwawe wifitiye ikibazo. Rero ijuru rikomeze ribane nawe, ushake mu maso y'Imana bikitwa uyu munsi. Nicyo tubonye ngo uyu munyabyaha yakwiheza aramutse ageze mu ijuru. Ayo magambo ari no mu gitabo cya Yesaya, ukomeze uyatekerezeho cyane. Yesaya 26. Reka twumve iri somo, ariko turi kureba gusa n'Imana mu mizeruka. Yesaya igice cya 26 bamwita umuhanuzi w'ubutumwa bwiza. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 10 niwo handitse hati umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Umunyabyaha ngo nubwo Imana imugirira neza ngo ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa. Ngo aramutse agiye mu gihugu cyo gukiranuka, icyo ni ijuru, ngo yahakorera ibyo gukiranirwa. Ngo ntazahabonera ubwiza bw'Umwami Imana. Ngo yiwe ntabwo azigera habonera ubwiza bw'Umwami Imana. Muri make kujyana mu ijuru umunyabyaha mu ijuru byamubabaza ku rwego rutangaje. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye wowe nteze amatwi, niba ushaka kujya mu ijuru banza uritegure iyi saha mu mutima wawe. Hari amagambo amwe nasomye mu gitabo cyitwa Adventist Home, niko banditse cyane mu Cyongereza ngo niba umuntu ashaka kujya mu ijuru ngo akeneye kubanza ngo gushaka kuba umwere mu ijuru, ngo akeneye kubanza kuba umwere mu isi. Muri make niba uri kumva ukeneye kujya mu ijuru banza urebe niba usa na Yesu uri mu isi. Kuzavuga ati ngo rero ngo hari uburyo ngo Yesu azabigenza ngo ubwo ngo azadutwara, oya, niba byakunaniye mu isi umenye yuko no mu ijuru utabibasha, ahubwo unahagiye waba ugiye guteza akavuyo. Uretse gusa ko nawe ubwawe bitagushimisha nk'uko twabibonye, wavuga ati ahantu ntabwo ari ahanjye n'ubundi. Icyo rero banza utegura imico yabo mu ijuru. Niyo mpamvu twarebye mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 ngo turimo umuntu agira ishusho yacu ariko ase natwe kugira ngo tubane, kandi tuzirikane ngo umunezero w'Imana wari ukubana n'abantu. Ni ukubana n'abantu, ariko Imana ishaka iki? Kuko abantu bacumuye, Imana iri gushaka kubatungisha gukiranuka. Imana iri gushaka kubaha gukiranuka. Umuntu yakwibaza iri gushaka kubaha ibihe bintu
ishaka kubaha ibihe. Bibiliya igomba kudusubiza byinshi cyane kandi nawe ugasigara wayigiriye icyizere. Uyu mwanditsi witwa Yohana, Yesu ashimwe, rushaho gutekereza ibi bintu kandi ubisobanukirwe. Yohana igice cya mbere, uyu mwanditsi wumva uburyo yanditse, haranditse ku murongo wa 14 ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'intama w'ikinege wa se, ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Mwumve ibintu byuzuye Imana, ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Niyo mpamvu ibi bintu rero bimwuzuye nibyo bishaka kugutungisha, nawe uze wakira ubuntu bw'Imana, uhinduka umwana w'Imana, maze ugendere mu kuri kw'Imana. Ngo ibyo nibyo bintu bimwuzuye. Hari abantu benshi ubu rero bafite imishinga yo gusaba ibintu bitandukanye, bamwe bari gusaba ubutunzi, abandi bari gusaba amashuri, abandi bari gusaba abagore, abandi bari gusaba abagabo, abandi bari gusaba iterambere. Ibyo ni byiza, uzakomeze ubisabe. Ariko hano hari ikintu batubwiye ngo ibyuzuye jambo, ngo ni ubuntu n'ukuri. Muri make nawe ibintu bimushimisha gutanga ni ugutanga ubuntu bw'Imana, ni ugutanga ukuri kwayo, maze abantu bakagenda bazamuka mu ntambwe. Hano bakomeje uyu mwanditsi avuga ku murongo wa 16, Yohana 1, kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaho twese, ngo ni ubuntu bukurikira ubundi. Yohana we yandika ngo ibintu byuzuye jambo, ngo nabyo ni byo twahawe, ngo ni ubuntu bukurikira ubundi. Muri make Yesu nawe agenda atanga ubuntu bukagenda busimburwa ubundi. Nshuti yanjye, wowe ubu buntu busimbura ubundi muri weho waba basi bufite? Nicyo rero turi kubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga. Aho hantu turi bukomeze tuhaganire, none turebe iby'ubuhanuzi muri iyi minsi yacu, uburyo ibi bintu ari ngombwa, ariko tunabihuze n'iby'ubuhanuzi turimo. Kuko Adamu amaze kurema, nk'uko twabibonye, niko Imana yamuhaye umugambi wo kugira ngo atware ibi bintu byose, inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ngo n'amatungo n'isi yose. Ariko wagombaga kubitwara, yagombaga kuba afite ishusho y'Imana asa nayo. Ariko ikibabaje ni uko nimwiga muri Yesaya igice cya 24, mwumve ibintu bitangaje, twumve gusa n'Imana mu minsi iheruka. Yesaya igice cya 24, Yesaya igice cya 24 haranditse hati: dore Uwiteka ahindura isi umwirare, arayiraza arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuwuguriza abandi bizaba no kuwugurizwa, ibizaba kuwuguriza inyungu bizaba no kuwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi uhumanijwe n'abaturage bayo, kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Mwumve ibi bintu, impamvu iyi si imeze utya nuko yabashije kuzamo gukiranirwa. Ngo isi baye umuhonge, hagiye gusigara hari kuboneka ibintu by'ibibazo bitewe nuko abantu banze amategeko y'Imana, banze imico y'Imana. Niyo mpamvu turi kureba ibi bintu byose biri kugenda byaduka. Mbega ibintu bitangaje. Nshuti yanjye wo nteze amatwi, ibi bintu byose turi kubona nuko isi maze kugera ahantu habi, isi maze gushayisha. Niyo mpamvu turi kubona ibi bintu byose, imyuzure n'ibindi bintu byinshi biri kuza, byose biri kugaragaza yuko abantu habonetse gukiranirwa ku rwego rukomeye. Hano bakomeje bavuga bati nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza, nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Mwumve impamvu y'ibi bintu byose, ngo niyo mpamvu hari gutwikwa ngo hagasigara bake, nuko abantu bisha amategeko y'Imana. Nshuti yanjye, Adamu Imana yaramubwiye ngo abitware, kandi biba byiza bitewe nuko ari afite ishusho y'Imana. Ariko hirya amaze kuvira mu ngo by'Edeni, uko noneho ubu muri iyi minsi y'imperuka aho gukiranirwa kwabaye kwinshi, niyo mpamvu turi kureba ibi bintu byose. Ibiro byose biri guterwa no kwica amategeko y'Imana no kutagira ishusho y'Imana. Ibi rero bigiye kuzana ikindi kintu gikomeye cyane muri iyi minsi iheruka. Umuntu yakwibaza, ibi bintu byagiye bibaho yaba no mu binyejana byinshi. Muzareba munsi ya mbere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6, igihe abantu bari bamaze kuba babi, umwuzure waraje. Mu gihe cy'Isodomu n'Igomora, igihe abantu bari bamaze gukiranirwa, umuriro waturutse mu ijuru utsemba abantu. No muri iyi minsi rero turi kugenda tubona ibintu biri kuza. Ibyo byose biri kugaragara yuko ni ukubera isi yamaze kwangirika ku rwego rukomeye, abantu bamaze gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu turi kubona ibi bintu byose bimeze bitya.
yaba abantu bose bakwemeraga kwihana twese tukahinduka bizima, ntabwo isi yaba imaze kugera kuri urwego iriho. Nshuti yanjye rero, shaka mu maso y'Imana bigikunda mw'iyi minsi iheruka. Ibyo nibyo bintu turi kureba. Adamu Imana yaramubwiye ngo abitware, ariko aho amaze gucumura abamukomotseho byaje kurangira ahubwo bayihindanije. Niyo mpamvu turi kubona ibintu nk'ibi. Reka awenda dusome amagambo atangaje mu gihe cya Pawulo, igihe umwami witwaga Nero yabashije gutwika uwo mudugudu. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, akimara kuwutwika, mwumva ibintu byaje kubaho. Ibintu biratangaje cyane. Umwanditsi w'iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa witwa Ellen White, kuri paji ya 305 haranditse ati: abayuda bashinje Pawulo ibirego bya kera byo guteza ubwigomeke no kuyobya abantu, kandi abayahudi mwumve n'abanyaroma bose ngo bamwe bamureze ko ari wo watumye umujyi wa Roma ushya. Mwumve ibi bintu, abayuda n'abanyeroma ngo bihurije hamwe bose barega Pawulo yuko ari wo watumye umudugudu w'i Roma utwikwa. Uyo nkozi y'ibibi yitwaga Nero wari umwami wakoraga ibibi byinshi. Yewe n'abandi bantu bose b'icyo gihe bagezeho ibyo birego, abaroma n'abayuda bose basigara bari gushinja yuko ari Pawulo. Mureke mbabwire, aho ubu isi maze kuba mbi cyane, ibi birego byo kwangiritsa isi bizasigara biri gushyirwa ku bana b'Imana. Muzanabisoma mu gitabo cya 2 cy'Abami, muzabisoma mwakira gice hafi cya 7. Umwami Benihadadi igihe inzara yateraga, igihe inzara yari maze igihe kinini iteye, haje kuboneka umugore umwe araza aramutakira avuga ati: umwana wanjye namuhaye uyu mubyeyi ngo tumusangire, none we uwe ntiyabashije kumumpa. Igihe yamaze kubibwira umwami witwaga Benihadadi, yabashije uwo mwami gukora ikintu cyantangaje. Tugomba gusoma mwa kino gitabo cya 2 cy'Abami, igice ni cya 6 umurongo wa 32 ku murongo wa 30. Reka bari homera. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati: Elisa mwene Shafati narenza uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabije. Mwumve ibi bintu buryo bitangaje. Igihe ibyo byorezo byabajeho, ibyahise bifata umuntu w'Imana witwa Elisa yuko aribo bateje ibyo byorezo. Hirya rero y'ibi bintu turi kugenda tubabona muri iyi minsi iheruka, bigomba kuza no muri iyi minsi, bitewe nuko abantu banze amategeko y'Imana bose bagiye kwikuriza hamwe, ahubwo ibirego byose bishyirwe ku bana b'Imana. Mureke mbabwire ibintu biratangaje. Ibyo biri mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Aho niho hafi turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, dukomeza kubitekereza ibi bintu mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, paje ya 414. Mwumve ibi bintu uburyo bitangaje munsi cyane. Niho banditse uyu mwanditsi ati: ngo Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no mu butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo, yararika umwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo, kuko isi irononekaye n'abayituye kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, ngo bakore babahindura abagome. Reka imbe ngarukiye hano. Muri kumva yuko ibyo bintu byabaye na n'isa bigomba kuza. Nshuti yanjye, senga Imana kugira ngo ugire imico y'Imana use nayo. Ariko hano turi no kubona yuko mw'iyi minsi iheruka bafite bene iyo mico. Tuzirikane yuko Adamu niyo Imana yari yamubwiye ngo ategeke iby'isi, yaba ibiri mu nyanja n'ibindi. None aho rero bigiye kwangirika abantu kuko basigaye bayitegeka badafite imico y'Imana, bizarangira abayifite ahubwo aribo bahindutse abagome. Ijuru rikomeze ribane nawe.
twabonye ku murongo usoze no bavuze ati ngo muroroke mukwire isi. Burya Imana yashakaga kugira bororoke ntabwo ari bo bororotse. Abororotse turi kubona ni aba bantu bari kwangiriza isi ku rwego rutangaje. Ab'Imana ishaka kororoka ni abantu bafite ubuntu bw'Imana basa nayo, ni abantu bahindutse mu mutima. Ijuru rikomeze ribane nawe. Twarebaga ngo gusa n'Imana mu iyi minsi iheruka. Ijuru ribane nawe kugira use n'Imana mu iyi minsi iheruka, kuko nibitagenda bityo uri wita ujya mu wundi mugabane wo kuba nk'uwa Satani. Ijuru rikomeze ribane nawe, Imana nanjye ibane nanjye, twese iduhe iyo mico. Nicyo kintu ndi kugusabira nanjye ntiretse mu izina rya Yesu. Amina. Amina.